makumyabiri n'eshanu z'ukwa cumi n'abiri niba twese twibuka. Murabona ko turi imbere y'ingoro ya Bikira Mariya ku Nkombo kuri paruwasi ya Nkombo na Eglise Katolike. Abantu nabifuriza Noheli, abantu bandeye ni famille yanjye. Ana uyu muntu wabisuriye Nkombo umuherekeze abone abantu agere amahoro batashwaga luce. Data wa twese uri mu ijuru, shimirwa ko tugeze kuri iyi Noheli ya 2020 tugihumeka umwuka bazima, ko kandi wemeye ko umugambi wacu wo kuza kureba uko Noheli yizihijwe aha mu kirwa cya Nkombo ugiye mu bikorwa. Twanyuze muri byinshi byari gutuma tutagera ahangaha, ariko ko uri umunyembabazi kubw'umugambi udufiteho, wemeye ko igihe nk'iki amasaha nk'aya tuba turi ahangaha muri gahunda nziza ya Goza TV, aho tuganira ku makuru mu biganiro bitandukanye, inyigisho, indirimbo n'imikino byerekeza ku iyobokamana. Turakwiragije rero muri urugendo tugiye kujyamo, tugiye kwambuka amazi, tugiye guhura n'abantu b'ingeri zitandukanye. Ntabe aho umwana w'umuntu, ahubwo utubere umusare, utujye imbere, tujye dutera intambwe aho ushinguye iyawe, uze kutuyobora muri byose. Ntaze kuba ari twe, ahubwo tukubere indangururamajwi, nawe ubwire intama zawe. Kumugisha buri wese uri kuri Goza TV, yaba wakoze subscribe kimwe utarayikora, kandi ibyo tubategurira bibe iby'umugisha, bigira icyo bihindura mu buzima ndetse no mu mitima y'abadukurikiye. Ngaho bana natwe tuze gushyika amahoro, ndetse tuze no kugushimira ko twagarutse amahoro. Mbisenze mu mazina atatu, Imana, Umwana n'Umwuka Wera, amen. Abakunzi ba Goza TV rero tubahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe uko umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu Kristo wizihijwe mu kirwa cya Nkombo, kigize n'ubundi umurenge wa Nkombo, umwe muri 18 igize akarere ka Rusizi. Mu rugendo rwacu twatangiriye mu gitondo cya kare aha mu mujyi wa Kamembe. Murabona ko ho bari batatse, ariko ntabwo hari urujya n'uruza nk'ibisanzwe, kubera ko no munsi wizihijwe bijyanye n'ingamba zo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus itera icyorezo cya COVID-19. Tugeze hakurya ku Nkombo, izuba ryarashe rwose, twerekeye hirya no hino hatandukanye, dusanga naho umunsi bawizihije, ariko n'ubundi mu buryo n'abandi bose bawizihijemo muri rusange. Ubundi batubwiye ko ubusanzwe ku Nkombo bizihizaga uyu munsi babanza gukora ibitaramo byo mu ijoro ribanziriza Noheli mu madini n'amatorero atandukanye, ibitaramo mu miryango, ibitaramo by'ibirori bisanzwe, hamwe usanga urubyiruko hari ukuntu bagiye mu bitaramo by'imiziki n'ibindi bakabyina, ngo bawizihizaga barya bananywa ku buryo bwihariye, cyane cyane akaboga. Ariko kuri ubu ntabwo byakunze. Twabashije rero gusura hateranira abantu mu buryo butandukanye, kuri ADPR, kuri Anglikani ndetse no kuri Eglise Katolike. Hose twasanze amateraniro aho byemewe, yabaye ko hari insengero zitarafunguye cyane nko kuri ADPR. Abo byemewe babikoze n'ubundi mu buryo bujyanye n'amabwiriza, bashyiramo intera, byumvika ko bari bake cyane abakristo, ari nako babanzaga gukaraba bambaye udupfukamunwa. Ubona ko nyine babikoze kubw'uko ari umunsi mukuru gusa, ariko kwirekura ko ari guke cyane. Muraza kutwihanganira kuko ntabwo twaganiriye na benshi bijyanye natwe na gahunda tutatu kugenda nk'iz'abandi bose, ko tugana n'abantu aho bishoboka bidashoboka, ntabwo twari bikore kugira ngo bitaza kugira icyo byangiza. Gusa abo twaganiriye batubwiye ko babyishimiye ko basi nabo bake babashije kujyayo, ndetse banifuriza bamwe mu miryango yabo Noheli nziza n'umwaka mushya muhira 2021. Baratubwira nyine uko bimeze. Tugera no mu masoko atandukanye, abakiriya baragabanutse, abacuruzi nabo bati nta bakiriya twabonye kubera ko ubusanzwe abantu bagari guhaha ibintu byinshi kugira ngo bajye gutarama. Byinshi badutangarije
munyemerere tubareke mubikurikire, tubibutsa gukora subscribe ku batari bayikora kugira ngo mujye mugerwaho na buri kimwe dushyira aha kiganisha kwiyobokamana. Njye ndi Lucky Van Rukundo ku Nkombo ku bwa Gozav TV. Gozav TV turi ku Nkombo, murabona ko turi imbere y'ingoro ya Bikira Mariya ku Nkombo kuri Paruwasi ya Nkombo na Eglise Catholique hano mu Rwanda. Turi ku munsi wa Noheli 25 z'Ukuboza aho twizihiza ivuka rya Yezu Kristo. Turi kumwe na bamwe mu bakristo cyangwa se mu basenyanywe idini ya Catholique. Uratanye twibwira? Okay, murakoze cyane. Amazina ni Marshal Theogene. Hanyuma Theogene, iyi Noheli idasanzwe yabaye mu bihe by'impagara kwatewe n'icyorezo cya COVID-19 kwaterwa na coronavirus, messe yagenze ite muri make? Okay, mu by'ukuri urebye ukuntu messe yagenze neza nubwo atari cyane nk'ibisanzwe. Urabona amakiriziya amwe namwe niyo yabashije gukora, insengero zimwe na zimwe bari batarazifungura ntabwo zakoze bitewe nuko hari ibyo bari bataruzuza byerekeye n'amatiyo ariyo yo kwirinda mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Urebye igitaramo cyabaye ariko ntabwo cyabaye nk'uko cyabaga cyitabiriwe n'abantu benshi cyane, ariko igitaramo cyabaye nubwo bagerageje kwakira abantu bake bari kubahiriza n'ingamba, ariko urebye uburyohe bwariho bwa mbere ntabwo ariko byagenze nk'ibisanzwe. Abantu mu nsengero bari kubyumva neza ko bagomba kuza ari bake mu buryo bwateganyijwe kugira ngo amabwiriza abahirizwe, cyangwa hari batarabyumva neza ku Nkombo? Okay, murakoze cyane. Bari kubyumva cyane ko n'insengero wenda n'amakiriziya amwe namwe babasha kwemera ko bakomeza gusenga. Ni babandi bubahirije bya bindi n'abafite ubushobozi bubahirije bya bindi byo kubasha kugira amatiyo yo gukaraba intoki kugira ngo abantu binjire, ariko basenze ni babandi babashije kubona ibikoresho bisabwa byerekeye n'ibyo by'amatiyo na za sanitizer, bari gukora nta kibazo, bakabasha kwakira abantu bake bakabashishikariza n'uburyo bwo gusigamo metero kugira ngo dukomeze kwirinda iki cyorezo cya COVID. Murakoze cyane. Abantu nakifuriza Noheli nziza, birumvikana ababyeyi bombi papa na mama ndabifuriza Noheli nziza, n'abandi bavandimwe muri quartier n'abandi hose twaba tuziranye banzi ku izina rya Match de Brise. Ku isaha ya saa 9 zirengaho iminota mikeya turi kuri Paruwasi ya Nkombo ni kuri Eglise Catholique aho turi kumwe na bamwe mu bayoboke by'umwihariko b'urubyiruko ba Catholique baje muri misa ya Noheli yo ku 25 Ukuboza 2020. Turi kumwe n'umusore ni Gerard Panda. Hanyuma wasenze misa kangahe wowe? Nasenze ya kabiri. Muri misa ya kabiri yagenze ite, ariko ndashaka ubihuze n'ibihe by'impagarara turimo bya COVID-19 ugereranyije nuko mu myaka ishize byaye bigenda? Uko byagenze byari nabi cyane ugereranyije n'igihe cyabanje kuko abantu bari bakeya, ako Paruwasi yabyoroheje igakora misa nyinshi abantu bose bisangamo kabisa. Abantu bo ni benshi, abantu banje bino ku Nkombo nka bakuru banje bari i Kigali n'abandi ndabifuriza Noheli nziza by'umwihariko n'isi yose kabisa. Uyu munsi urashimisha cyane, bose bawishimire kandi bakomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus kugira ngo ejo bundi tuzongere dutangire kujya ku mastade, amasho akorwe n'ibindi byose byahuzaga abantu benshi, natwe abanzi tumenyekane kabisa. Bakomeze birinde bishimira uyu munsi, bagume mu rugo ibintu bigenda neza. Agapfukamunwa mukita gute ku Nkombo? Nuko kanitwa kavuge twumve. Aho hari pfuha kirafa gusa ni agapfukamunwa. So nitwa Daniel, nkaba ndi kavukira hano ku Kirwa. Nk'uko mubibona nyirizina ku Kirwa burya bari abantu bahuza ubumwe, bakorana kuri buri kimwe, ndetse haba n'akantu ugasanga hari uburyo bagiye bahuramo bakagasangira bose, sibyo? Ubusanzwe nk'uko natangiye hano tuba turi gukina, sibyo? Ngo umuntu guhura n'undi bari ibintu byoroshye cyane. Abasore nk'iyi minsi mikuru iyo yageraga uburyo wasanga
tugiye guhuramo tugafata nk'akantu cyangwa tugahura nk'ahantu gutyo tugasepera ibintu bikagenda neza. Ariko ubu ngubu urabona mu Rwanda habaye ikibazo cya kovide, muri make ubwo nta kubitindaho cyane, twariyakiriye kugira ngo kuri radiyo muba mubyumva, natwe tuba turi mu Rwanda, si ubwo ngo turi gukirwa, ntabwo turi abanyagihugu, ahubwo natwe izo gahunda tuba tugomba kuzikurikiza. Ubwo kugeza ubu ngubu nubwo nsanze hano ku muhanda, ariko ntabwo nari mpari cyane, nuko ari akantu kaba tuje kureba, ariko n'ubundi turasubira mu rugo, sibyo? Turi Gosaf TV cyangwa se Good Samaritan Fellowship, tubihuza n'ijambo ry'Imana. Usengera muri hedini cyangwa itorero? Njyewe ndi umwadeperi, nsengera muri ADEPR. Usengera muri ADEPR. Mu gihe Noheli yabaga buri buke biba, habaga hari ibitaramo, hari imisa zirimo kubyina no kwizihirwa cyane. Ubu byagenze gute ku idini aho musengera? Kuvuga ngo njyewe urebye ejo, ubwo n'ejo hashize, ejo hakaba harabaye igitaramo nimugoroba, ariko kubera ibihe bya kovide ejo ntabwo twasenze, ejo nta gitaramo cyabaye ngo abantu bahure basenge bagire gute. Kugeza ubu ngubu muri make ibihe turimo urabona ni ibihe bigoye cyane, ubona gukorera mu rugo, umuntu agafata nka Bibiliya akareba aho umurongo uri bumufashe byerekeranye n'igihe cya Noheli, agasengera mu rugo. Yabonye n'udushyimbo twiwe cyangwa ibiki akagira gute akarya, kuko urabona ibintu by'inyama byowe bitewe n'ibihe bya kovide ntabwo byakunda muri iki gihe. Hanyuma tugana ku musozo, nk'umuntu wo muri ADEPR wavuze ko ari gusengera mu rugo, hari abantu bari kutureba bari mu rugo iwabo, ubu nk'umurongo muri Bibiliya wababwira kuri Noheli ni nk'uwuhe? Umurongo wo muri Bibiliya? Ni ukuvuga ngo imirongo yo haba ari myinshi cyane, imirongo aba ari myinshi cyane, gusa ikiba ari icy'ingenzi cyane si ugufata umurongo, ahubwo ni ukumenya ibyanditswe muri iyo Bible. Noneho dusangize nk'ijambo, si ngombwa umurongo, wabwira nk'abadukurikiye kuri uyu munsi wa Noheli ni nk'irihe? Ijambo njyewe ijambo rya mbere nababwira ni ukugira imitima yabo ikaba ikeye neza, ku buryo twe umwami wacu byibuze nanazuka nk'uko bivuga ari buzukire mu mitima yacu asanga igize gute ikeye. Abantu bakwifuza Noheli nka batatu ni bande? Abantu nabifuriza Noheli, abantu ba mbere ni famiye yanjye, bani mada na fada, nkagenda nkajya kuri mukuru wanjye ndetse na siri wanjye uri hariya muri Kongo. Hanyuma wowe witwa nde? Murakoze, amazina yitwa Ngendahawe Joseph, ariko banzi ku izina rya Jayz. Jayz, usengera muri hedini cyangwa itorero? Ndi umwadeperi. Muri ADEPR mwizihizaga Noheli mute mbere ya kovide hano ku Nkombo, ubu byahindutse mu kwizihiza mute? Mbere ya kovide kabisa twasengaga neza, twasengeraga ku gihe, Imana twarayikundaga, by'umwihariko mu make mu magambo make twari twishimiye cyane. None aho kovide iziye Noheli byagenze gute mu gitaramo cya Noheli, muri misa ya Noheli yagenze gute? Igitaramo cya Noheli ntabwo twabashije guterana twese, hajya hamwe nka batanu batandatu hafi aho, ariko ntabwo twagiyemo nk'uko twajyagamo mbere. Hanyuma wowe ijambo ry'Imana watangiza hano kuri Noheli cyangwa ibyumva byafasha ni ibihe niba bihari? Ijambo ry'Imana nuko ijambo ry'Imana ni ijambo dusanga muri Zaburi 12:2. Zaburi 12:2 handitse gute? Ukure mugenza nk'uko wikunda. Murakoze twumvikana sibyo? Hanyuma abantu bakwifuza Noheli bateze Gosaf TV bari kutureba ngo kumva ni bande? Umuntu wa mbere nakwifuriza Noheli nziza ni papa na mama, by'umwihariko sisteri, petit frère uri mu Bugande, ndetse n'abandi bose bazi ku izina rya Jayz. Bose wifurije Noheli nziza? Nifuriza Noheli nziza kabisa. Uyu munsi ni iyihe mpano wahaye inshuti cyangwa inshuti yaguhaye? Umunsi twabasha gusangira ku dutubombo, imbuto zitandukanye nk'imyembe, twavoka, n'ibyo kabisa twabasha. Uherutse mu rusengero ryari? Uherutse mu rusengero mbere ya Covid. Murakoze cyane, nk'ibisanzwe nitwa Tuyizere Samuel, ariko banzi ku izina rya Rutamu. Rutamu Tuyizere Samuel, usengera muri hedini cyangwa itorero? Ndi mu ADEPR. Muri ADEPR mwizihije mute Noheli uyu munsi bijyanye n'amabwiriza ya Covid-19? Urebye uyu munsi twebwe nk'ADEPR ntabwo twabashije kujya kwizihiza, twagumye mu rugo nk'uko bisanzwe, ubwo ntabwo twebwe bari badufungurira, turategereje, ntabwo twizihije, ubwo twagiye tureba mu mihanda ukuntu bigiye
byifashe ariko mu bijyanye no gusenga ntabwo twabashije. Hanyuma abantu bakavuga bati nubwo utajya gutera mu rusengero, iyo ubonye umwanya wabwira abantu inshuti n'abavandimwe ijambo ry'Imana akoresheje telefone, WhatsApp. Ubu ngubu uri kuri Gosav TV, ijambo ry'Imana riri ku mutima ryafasha abakunzi bacu ni rihe? Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe nk'ukundi umwadeperi, ngewe ijambo ryashimisha cyane cyangwa se nasangiza ku bagenzi banjye ni ijambo tusanga muri Yubu ibice 28 umurongo 28, aho handitswe ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ngo ndifuriza abagenzi banjye n'abateze amatwi TV kugira ngo babashe kumvira ijambo kugira ngo Yesu Kristo abashe kubavukira mu mitima yabo. Hanyuma uratubwira abantu 5 wifuriza Noheli nziza 2020? Murakoze cyane. Wa mbere ni Machadi, uyu nguyu tureba hano, ndetse n'umuryango wanjye n'abavandimwe n'abanyeshuri twiganaga muri Senior 6 2019. Ni Gosav TV, turi ku Nkombo aho turi kureba uburyo Noheli n'iminsi mikuru bimeze cyane cyane muri iyi minsi ya Covid, aho abantu kurwana no kubahiriza ingamba za Covid. Turi kumwe na Ntamuhanga, ni umwe mu bacuruzi bacururiza hano muri iyi santere, ariko akaba ari n'umuhanzi uririmba indirimbo nyarwanda. Tuguhaye ikaze. Yego murakoze. Mugeze telefone. Hanyuma iminsi mikuru imeze gute hanga ku Nkombo? Hano ku Nkombo muri make urabona, muri make ni umutekano kwanza. Nta muntu ufite ikibazo ngo kurwana cyangwa bimwe byisindwe. Byo rwose ibyo ngibyo ntibirimo kubera nyine kubahiriza ingamba. Inzoga muzi ko zitemewe gucuruzwa muri ibi bihe by'icyorezo. Ubundi ubuzima ni ubusanzwe, ariko ikigaragara cyo iminsi mikuru ntabwo igaragara nk'uko yagaragaraga kera. Birabona ko umuhanda urimo bakeya kubera ko bamwe ntibakitabira amasengesho muri rusange nk'uko bisanzwe. Iyo nayo yaba inkomyi y'uko ibintu bitagomba kugenda neza 100%. Ni ukuvuga ngo ubundi mu bitaramo by'amadini n'abaterano atandukanye bucya Noheli babaga mu makiriziya, mu nsengero, bategereje ko saa sita zigera ngo umwana Yezu arire. Ubu ngubu ntibyabaye. Noheli ntabwo yabishye. Nyine tugomba kubyihanganira kuko buriya akaryoshye ntikaguma mu itama, bitewe n'uko habayeho ikibazo cy'iki cyorezo. Nabyo gufata ingamba ni byiza kurenza nyine kwishimisha. Hanyuma nkawe nk'umucuruzi, nk'umuhanzi wakwiye kuba uri gutaramira abantu mu minsi mikuru, bihagaze gute kwinjira kw'agafaranga kw'ibirori ari bikeya? Byo byarakendereye ku buryo bukabije. Ingamba zose nyine impande zose byaranze. Ni ukuvuga ngo muri make n'ubucuruzi ntabwo biri kugenda neza. Ingamba ntabwo n'ijoro ntazitetshushitseho ngo bajye kunywa akantu bizihize bari ahantu hamwe? Oya, uri kubibona nawe uko abantu bari kugenda mu muhanda. Utubari twarafunzwe kera. Ntabwo bishoboka rwose cyane, kandi ahangaho ntabwo tujya dupima ibigage. Ibyo ngibyo rwose twebwe twubahirije ingamba 100%. Tugana ku musozo, ubutumwa baha abantu badukurikiye bwo kugendera kugira ngo iminsi itaza gushuka abantu bikarangira Covid ariyo yigaruriye abantu aho kwigarurira n'ibyishimo n'ubuhe? Nyine ubutumwa naha abantu ni uko kwirinda biruta kwivuza. Ndumva ari byiza ko twafata ingamba nyine tukubahiriza ingamba nk'uko leta yacu ibidukangurira kugira ngo nyine turusheho kurwanya icyorezo. Nta ndirimbo nshyashya wowe ufite hanze ahangaha abantu baza kumva vuba? Nzifitemo muri jyewe, ariko no kubona uburyo bwa deplacement ntibikunda kuko amatike ibiki, mbese muri make byarakonje. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. kandi mwana ne rugereka banje rubone kigwaliyo necyo kunywa mwana zama gusimira uyu muntu yamukama aminjimiza amenya je ne kibazo nani inyirika nishimwe isimiro guhura nenye koko kati wanje reka tugusengere kabisa ko twakoze igikorwa cyiza cyane. Udusira y'uwira ni byintu byiza cyane. Ira twishimiye cyane burenze kwemera. Tukishimiye cyane. Niyo mpamvu tugiye gushira imbere y'Imana kugira amahoro. Zamura agapfungwa neza ubundi dusengere mu mashi. Mana uyu muntu warusurire Nkombo umuherekeze abone abantu agere amahoro bacashwaga luce yashobora kimwisimire dukururere
uko bacihangire ibintu bikomere wenene ikimufuriza kugera amahoro ga Kristo bashashe hagaruke amakora mu ngo koko lava umuzino ryawe